uvuye gufata ku kazi cyangwa uvuye ku kazi cyangwa duhuriye ahantu aho kugira ngo ume attention huru Facebook niwe mwanya nabonaga kujya kuri telefone. Okay, ngewe gese ko nanjye uwo mwanya nawe nkubonye abago mbonye se ari nge nawe na telefone ndabikeneye wako wotwa subiza ikibazo kimwe hagati yanjye na telefone ninde wari ukeneye mbere y'ibindi. I'm sorry. Urumva ko ufite point telefone rero niyiza nibibazo oya kuko n'ufite oya banze wumva point yanjye ariko sibyo. Shalom ku bakunzi bacu ba The Blessing Show, turagarutse nk'ibisanzwe ndabahobeye kandi mbahaye ikaze. Umeze neza? Wa karibu turabakunda kandi turabishimiye. We are here once again. Kenya, Nairobi, Rwanda, Tanzania. Tunawapenda sana. We are here to talk something. Yeah, to talk something. Let us talk something. Yeah, you feel like talking. Anyway, twashaka kuganira ku kantu kamwe wenda katwayeho challenge tumwe na tumwe twaje tuho challenge ariko uyu munsi turavuga aho kamwe. Yeah, hano turavuga aho kamwe tuzababwira kandi ubutaha sibyo. Ariko reka tubasuje mu izina rya Yesu Kristo turuzuye umunezero turashima Imana. So no kuvuga ngo Imana yatubereye byose kandi namwe nizere ko yabereye byose. So nimba waragize ibyago be strong. Nimba waragize ibirori felicitation cyangwa congratulation. Biro bitandukanye ngo ndavuga wabyaye wakoze ubukwe n'ibindi bitandukanye muri abantu bagaciro. Rero nta mpamvu nimwe uje unezerwa. Imana yaguhaye ibyishimo uje wishima. Hanyuma nabagize ibyago homura. Nise w'imfubyi ni mugabo wapfakazi yambika inyoni uburabyo azambika nawe azakwambika kandi azakwitaho azakumenyera ubuzima umunsi kundi. Yes. Twari tumaze iminsi. Yes, ejo bundi cyangwa se ejo bundi hano nibuka bahaye igitaramo wabahaye igitaramo cyawe na Diane n'umuryango. Ya Diane yaragiye. Cyari kiza cyane nange narakingiye. Diane ubu tuvugana ntago akiri mu Rwanda. Abantu bari bamuzi mu indirimbo namumenyereye mvuga ngo manurera 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 ya ndirimbo barimbaga kwa jambo gusa nararyamaga nkavuga manurera mu rusengero. Hari ukuntu oya kuryamaye mu rusengero hasi numvaga hari ukuntu njyanye mu mwuka baboretse gato hasi abuseri ngewe yo mwuka wafashe ndirekura dutegereje ko mukunda gufata turi nuko Imana irera ibihe byose. Diane wherever you are n'umutware wawe ndabizi ko wageze y'amahoro twarayibonye kandi yakwakiriye neza. For sure they blessings Rwanda. We are very happy for you. Turishimye cyane nawe uzagira urugo rwiza kandi mugisha yose izakubeho mu wundi mugabane wagiyeho nawo bizaguhire uzagira igikundiro n'ubwiza budasanzwe. Okay, so we are here. Hari byinshi nyine tuhuriramo mu buzima yaba mu rukundo n'ibiki ariko tugiye kureba tumwe mu ducarenge twinshi twagiye duhura natwo mu rugendo rwacu. Yeah, okay. Ubundi kera tukiri fiance tukiri abasheri turagira abasheri sibyo? Ariko nyine kera ukinereta tukiri abafiance nyine tutarabana. Uyu mutipe yangaga ko mfata telefone, trust me. Yangaga ko mfata telefone nabaga kuri telefone yamamagara noneho ntabwo yabishaka kuri pressure ariko nyine tujye twabaga turi kumwe ngewe ubundi mba hari ukuntu atekunda kugira mu telefone akayinshikuza kuri konka nyine numva ngiye nari nzi ko ubundi noneho yaje nko kumfata ku kazi niko najyaga muri telefone ukarakara nkabibona ko warakaye kandi warakajwe n'iki waragiye muri telefone se telefone ngiye rabiza kaye nkoresha sibyo? Oya uretse aricyo navuze se tonde harimo akazi sibyo? Wowe rero ari uyifata ikaba too much. Uretse gato sibyo? Nyine ubwishe point yanjye ntabwo mbishe point yanjye uvuye ku kazi sibyo? Uvuye gufata ku kazi cyangwa uvuye ku kazi cyangwa duhuriye ahantu aho kugira ngo ume attention huru Facebook niwe mwanya nabonaga kujya kuri telefone. Okay, ngewe gese ko nanjye uwo mwanya nawe nkubonye abago mbonye se ari nge nawe na telefone ndabikeneye wako wotwa subiza ikibazo kimwe hagati yanjye na telefone ninde wari ukeneye mbere y'ibindi. I'm sorry.
urumva ko ufite point. Telefone rero niyizana ibibazo. Oya Kuko n'ufite oya banze wumva point yanjye ariko sibyo urumva nanjye nabaga urumva gufungwa mu kazi nta telefone nkoresha urumva nimugoroba nibwo nafite umwanya wo kwikora kurengera mu gona niwe nkaryama sibyo so ukagira ngo tubarasa ngewe ariko rero none nyabonaga umwanya muri weekend twarasoka buretse ngubwire gato cyane kuvuga ngo nageze aho mbicikaho kugira ngo bitakwabaza ubwo ntago wavugaga icyo gihe ariko ubu tukamenya kuvuga ntago wavugaga waraceceka ahubwo nkasohoka mu modoka nkagenda ukacece ukanyihorera nkabona ko warakajwe n'iki na telefone noneho reka ngere hano byabaye contraire byabaye opposite none ngewe komeza uvuge nacyo usanga ndi mu biki ntago nari nzi ko afite telefone ntago nari nzi kayikoraho ntago nari nzi ko ari waburi ushobora kugenda kuri telefone nyine ikibazo mubaza ariko ubanza nyine umva nkubwire ubanza wanga kwifata kugira ngo untereke njya kuma attention nge nari guhaga attention wayimaga ariko ubu usigaye ukoresha cyane kundusha noneho njye narayiretse kuyikoresha kundi si ukundi usanga nyikoresha bitari mu kazi katwumvikane gatoya telefone sibyo telefone uyikoresha ryari kiri ikibazo cya mbere telefone ntabwo ari ingenzi rata umuntu kuyikoresha yuko nta n'umuntu ntabwo wafata telefone mutubwire nawe ryari ufata telefone wowe winjiye mu modoka sibyo umunsi wose ntabwo twabonanye urinjiye uricaye umaze kwicara mwiriwe cwi urinjiye telefone ugiye kureba ntabwo nakoraga ugiye kureba message z'abantu bo kuri telefone kandi nge turicaranye na numba jire winirwene ibi byagenze bite telefone no ya mbere Instagram no ya mbere na postinze nageze iki ibyo bintu wumva ari byo oya ibyo ntago ari byo urabona fata telefone unyeneye subiza ikibazo ryari gatoya uretse kuvuga ngo ku bantu mudukurikiye sibyo ku bantu mudukurikiye sibyo ushobora kwibaza ati uri kumwe n'umukunzi wawe ahantu runaka naza ahantu mwahuriye ese ni ingenzi ko wafata telefone like ukajya kuri WhatsApp ukachatinga n'umuntu cyangwa igihe uri kumwe n'umukunzi wawe urayireka ese urayireka burundu mu gihe se hari ikintu ukeneye runaka cy'ingenzi ukeneye ikintu cy'ingenzi birumvikana na emergency call zibaho cyangwa ukeneye gusubiza nk'ubu busharireka muri ariko hari igihe usanga ari habit urica nta n'umwanya urafata mwese murabizi abantu mutubwire nta umuntu araguhamagaye urugero aguha appointment ngiro duhure muragera duhurire muri restaurant cyangwa duhurire ahantu cyangwa se tumuye mu nama cyangwa se uri mu nama aho ugasanga 99% cyangwa se 80% mind zawe ziri kuri telefone ziri kuri message zaje n'izande iyo noheje ni yande inde wa postinze kandi hari ikintu urimo uwo mwanya ukeneye attention hari umuntu muri kumwe uwo mwanya ukeneye attention ariko n'uyimuhaye ahubwo yihaye telefone ntago ari abakobwa bonyine tubikora n'abahungu barabikora nyine ndakubwiye ntabwo mvuze ko ari abakobwa bonyine babikora sinigeze mvuga specific navuze umuntu ese nibyo kuko hari umuntu muri kumwe akeneye attention yawe sibyo abone ko mufite kuganira guhuje ariko wowe uricaye nta n'umwanya urashira telefone sheri ndabyumva ibyo bintu sibyo buretse nanjye nkubwire sibyo urumva hari ukuntu nk'ubu ngubu mfite ikibazo ngiye gikomeye n'ubu hari message reka mbanze nisegure no ku bantu sibyo hari abantu mfitiye nomero unsubiza ejo bundi hari umuntu wambwiye ngo namushubije hashize ibyumweru 2 n'ukwezi kwashira wowe urumva arambwira ngo reba nk'igihe usubirije kandi n'umuhanzi ni inshuti yanjye kandi n'umuhanzi nyine kandi ni ibintu by'akazi nyine yagomba kubwira urumva si no kuvuga ngo ugasanga nawe biramubabaje kubera yuko ntago urumva message ziba ari nyinshi kuri WhatsApp kandi mafite igihe gitoya cyo kuzisubiza sibyo kandi hari n'igihe umuntu abasha kugira ngo muhe attention mukomeze mu chatting hi how are you are you okay umuhekeya ibintu byose sibyo ariko ntago uwo mwanya kubera isi turimo n'ibintu tuba turimo n'inshingano umuntu aba afite ntago hari igihe uri uwo mwanya pe so nsabe n'abantu rwose ninasubiza message yawe cyangwa ukabona nkushubije wenda mbashije umbwiye nka felicitation ubwo ikintu cyabaye nkushubije
ibintu byararangiye ntukajya ubabara ntukajya wumva yuko ari umutima mubi Nyine, sibyo ibyo ndabyo. rero that time that moment iyo excuse yawe ndayumva over that ndayumvikana. moment hari igihe Ariko bashaka njyewe kugira hari ngo igihe nshaka njyewe ndimo ndakubaza urafata ibibazo byabaye mbere sibyo umuntu wakwandikiye okay mbere ko namenya ko yakwandikiye nuko wafata telefone yawe ushyiraho ugashyira internet Kuri uwo mwanya utayishyiraho nurubone ko yakwandikiye bitewe kuko uraje turicaye uwo mwanya nibwo ubonye gushyiraho internet wumva ari byose mu gihe ushize internet muri mazi twicaranye nibwo hari buze ya attention mind yawe igahita shiftinga ikajya kureba ya message zinjiye 5 10 20 sibyo so the moment rero wafashe initiative uvuga ati reka nshireho data data nuzishyira ku telefone nibo wa mwanya ubona utwawe uvuye mu byo wari urimo utaye umwanya n'ibyo ukora ugasanga waryaga kurya biretse wagendaga kugendera biretse araparitse waganyaje umuntu mwarimo kuganira bivuyemo mind zigiye kuri telefone message zaje muri last week this week urareba kandi message zigukeneye gusa hari hirya hari Instagram nayo gukeneye nawe bunyarukiye uyu nguyu niho harangije kandi we nabwo n'urangiye ugiye Facebook dore rero haje icyo bita social media zabaye daje hari platform nyinshi zitandukanye zose zikeneye attention yacu kandi n'abantu bakeneye attention nitwe tuziyaha Facebook ikeneye attention WhatsApp ikeneye attention Instagram ikeneye attention YouTube ikeneye attention buri muntu wese akeneye mbega buri social media ikeneye attention n'umuntu muri kumwe akeneye attention none muri kino gihe attention yavuye ku muntu muri kumwe physically nimba mbeshya mumbwire no attention akenshi yavuye kuri yavuye kuri physical face cyangwa physical moment yagiye kuri digital abantu barifuza kubonanira kuri WhatsApp barifuza kuganira kuri Instagram cyangwa se kujya kuri YouTube numva ngo social media yabaye more I don't know mbega physical yararambiranye ku bantu yadutwaye ubwenge mwararambiwe abantu twararangiye uvuga ngo mind zacu zose zabaye brown zaragiye zijya ari ariko ugasanga none ibyo bintu bivana hano no muri society yo hanze bizane mu rugo uraje urugero nitwirirwanye usubize ikibazo nitwirirwanye uraje mwiriwe ba ugiye mu cyumba wenda uvanyemo umwenda umwe umve ko umva hano bijya gupfira unahera ku mwenda umwe yamara kuvana umwenda nk'ipantaro naravana muri shati kabajya kuri WhatsApp wowe ukinjira mu cyumba ugasanga yambaye umwenda umwe hejuru undi hasi niyo wambaye se umutipe bimeze bite cyangwa se uyu musista bimeze bite urumva hano social media igeze ugasanga afashe inota 30 nimba yari bwambare mu gitondo wenda agiye ku kazi nimba yari bwambare mu minota 15 ayambara isaha yitegura isaha bitewe n'iki atera ipasi hano kuri WhatsApp I think God ibyo bintu byararangiye kuri njye si byashize turavuga ibintu biriho ariko biriho byabaye ibyo bintu niyo ndwara njye narayikize niba uyirwaye unyibukije akantu urumva hano bigeze social media uribuka umunsi Twitter bayikuyeho na WhatsApp sinzi ikintu cyabaye WhatsApp yahagazeho abantu barasaze wabonaga habaye ikibazo WhatsApp none ugasanga at least icyo gihe nimba WhatsApp zarahagaze habayeho iminota mikeya y'abantu kuganira physically koresheje telefone nayo aho ukagura amayinite gusa si kuki byanze ugasanga babuze amahoro babaye stressé amafaranga ashiramo andi kandi arimo eno nk'ibyo so no kuvuga ngo okay ku rundi ruhande social media nakazi kuri bamwe nakazi birabagaburira birabatunze niho babonera income niho communication zinyuraho nyinshi zitandukanye communication yo kuri social media ifite positive igaragara nini cyane ariko nanone ikagira negative side nini cyane iri kwica abantu trust me ibi ndabivuga uko yica mind z'abantu ni nako ikiza mind z'abandi ibi ndabivuga pe iri kwica abantu iri gutwara cyane cyane no urubyiruko bya hatari iri kwica kuko iyo ikintu gihaye umwanya ukagishira mu maraso yawe shiri nukuri ko Imana ibiryo uranashonza numenye ko washonje uri kuri noneho hari ikintu cyaki unanagira ntumenye ko ibintu ntabwo nukuri ni byiza ku bantu babikora nka business nabyo ni ikibazo ko bishobora kuza affecting ikindi kintu mu buzima bwawe niyo mpamvu ubona almost business nyinshi cyangwa se company nyinshi zabonye ko nta mahitamo zifite zirashiftinga kugira ngo zibone umukiriya kugira ngo zibone abantu zibone audience
zirajya hahandi bari kuko niho bakenewe, niho mind zabo ziri. Noneho kuvuga ngo ibintu by'agaciro bidukeneye mu buzima bwacu twabishyize hariya, turi kubyima umwanya tukajya kuha social media. Kandi wibuke ko abantu bari kuri social media nubwo badufollowinga nubwo bagira gute, they are all not our friends. You understand? They are not your friends. Yes, seriously. Ni hari umuntu wicara akavuga ati ngiye I have followers. Aha. Followers ufite bangahe kuri Instagram? Sinzi umuntu wavuze nuza navuze ngo all the followers ngo our followers bose ngo they are not your friends, sibyo? It's better to choose your friend than you are happy yuko ngo bagufollowings ari benshi. Hari umuntu wa proud ngiye mfite miliyoni followings mfite akumva no mustar yagize gute, ariko that people nugira ikibazo they are the one nazabimenya. Oya nugira ni oya na uzabimenya, ariko wenda nigira n'ikibazo kizajya kuri public nibo abantu bazambira bazaseseka kidafite isano na social media ntawe uzakimenya. Ako nugira n'ikibazo na social media already bazakimenya. Nibo abantu ni the same person bazakwataking uko bafite benshi ni nako bashobora kukuzira rimwe bakaguhinduka bakabaza bakakuga kandi bavuga ngo ye ako mfite ikibazo cy'amatsiko nguko muvuga ngo dufite followers runaka. Ejo naje ko mbona afite igihombe cyengurike kuri Facebook kuri Instagram. Numva hahiye. Hano ngo nabo nabatewe n'uyu mabuje uri hano, mabuje ni ufite abantu benshi yambayeho bake. Arakuremeye. Sinakuremeye kora hano. Nubu nini ya nago wandemeye kuko ndimo nibaza ikibazo. Uwo bose ndamutse guse mu gitanga basanga ku muryango. Kirati musubirayo nabashaka. Nabwiye ati ngenda guforo nkabona nta nomwe nzi muri bose. No kuvuga ngo turishimira, turi proud yo kwishimira abantu badukurikira, sibyo? Turi kubaha attention ariko they don't care about us. How many do you know? Uzi bangahe? Uzi bagukunda gute? Ese bagukunda kubera yuko ayishwa ko umuntu ugukurikira ubundi inshuti yawe irakumenya ikagukurikirana buri kintu cyose ikakwitaho, sibyo? Ku buryo ugize ikibazo washira hari aba followers bose bakavuga ngo we are going to support you. Are you sure for that? Okay, ejo bundi hari urugero ushaka guhara umuhanzi nabonye muri Nigeria, no muhanzi uzwi cyane ya postinze zimba ashaka kugura iki, imba ashaka gukora iki cya miliyoni zingahe, ashyira akantu kuri Instagram arandika trust me he got money abona na excess almost $50 million irenga. The same guy, different guy in Uganda. Arabikora. Nawe umustar. Arabikora ati posting ifoto ati mumfashe mfite imodoka yanjye yaheze muri revenue authority mumfashe njye kwikuzayo. Ibintu bamukoreye. Urabeshya. Batutse umuntu. Ayishwa. Ino rumva yaketse ko ibyo uri bamukoreye muri Nigeria nawe bashaka kubimukorera. The same followers am following am sure ko amuna same followers abari bamutuka following na wa wundi barakubye ngo tukurere. Come on seriously hari ibintu n'ubundi reka nje nkubwiza ukuri, sibyo? Okay, kugira followers ni byiza. Ni byiza, okay. Nabona ni byiza. Reka abantu batwumve neza. We not against thing whatever. Ariko harimo characters tari nziza ziri behind it. Yeah. Harimo attention tuyiha itari ngombwa. Okay, niyo wagufollowinga it's okay, it's good. Praise God. Imana ihabwe icyubahiro kubw'ibyo, sibyo? Ariko don't give them too much time. Yes. Kuruta abantu bari close yawe, kuruta a family, kurusha ya nshuti yawe magara, kurusha babandi muhura baza kugusura warwaye, babandi muhorana, babandi bakwitaho bakuzanira ji washonje yo wakira akaji, tujyane kuri lunch, mujyane kuri lunch, byagenze gutya, tujye ku rusengero, ufite ikibazo tujye gusenga, dufatanye duhuze ibiganza dusengera ikibazo gihari ndabizi kizakemuka, sibyo? Ukumva wa muntu ari care, aracaringa, ari kukwitaho, wa muntu aba ari uw'agaciro cyane kuruta wa wundi posting ifoto kavuga ngo you're so beautiful, wariremye, something like that. Ni byiza, amagambo meza ni meza, ariko don't give them attention kuko bakumenye ku social media bamenye ifoto, ntago bazi live, unago bazi ubuzima bayeho, ntago bazi huyuwa, ntago bazi huyuwa, bakubona hariya wambaye neza wifotoje, but they don't know you. They don't even care. Kuko umunsi wa postinze umushobora kuzagira ibibazo, nibo bashobora kuzagaruka bakagutuka, bakakubwirana nabi kuko ntago, so reka duhe
umwanya abantu dufite tukibafite uruhande rwacu. The same thing also social media. See, hari byinshi bariya bajya baza nka plan B, ujye ubikora nka plan B. Social media nayo ni family. Yeah, it's a family, I know. It's a family. Reka But you don't know that family. For now you don't know them. Yeah. Ariko reka tuvuge ko social media hari benshi twagiye tubona bagiye bafashwa bakavuzwa bagafashwa mu bintu bitandukanye. Hari imiryango myinshi twagiye tubona ifashwa ku ma YouTube channel bagiye batangwa testimony bakabafasha. So hari positive side of it. Ariko njyewe ikintu nashatse kuvuga si ikindi, attention nyinshi tuyiha mbona itari necessary. Umwanya wawe niyo mpamvu twari hano tuvuga physical, uri kumwe n'umuntu mu nama, umuntu agiye mu nama, watumiwe, baguhaye amafaranga, bagutegetse cy'indege va hano jya mu nama i Nairobi, va Nairobi jya mu nama mu Burayi, sibyo? Those are the investment bagushyizeho, ariko ukananirwa no kuba wagarura feedback bavanye muri nama because of what? Wageze hariya ubonye free wifi, you are there connected. No, free wifi none izakora abantu. Kigali convention we ko umuntu afata urugendo akajya ahantu hari wifi akicara almost 5 hours agiye kureba iki, gupostinga, abapostinze abagize gute, kanakinga kagatema gashyiraho kwa comment, you are beautiful. No, ntabwo tuvuze ko ibintu ari bibi wenda ku bantu badukurikiye. Ndabizi ko social media hariho abantu badukunda, hariho abantu baba bafite umutima w'ukuri, yarabuze n'uburyo yahura nawe. I know that. Ariko hariho n'abandi babi. Wa muntu reka mbivuge kuko nukuri, sibyo? Ukabona wa muntu agiyeho just tension ye no kugira ngo negative, you know? Ariho nawe abo bantu bariho, sibyo? Ikintu cyose ukoze akagipfu, ni kuvuga ngo niko abayeho ubuzima bwe. Ariko rero niyo mpamvu uvuga ngo ntabwo sometime tugomba kubikora, ariko ntabwo wakahaye social media agaciro cyane kurusha wa muntu mubana mu rugo, kurushaho ka kazi kawe, kurusha cya kindi cyawe cy'agaciro ubona uruhande rwawe, abantu ufite uruhande rwawe, kuko abo bantu bari uruhande rwawe iyo ugize ikibazo nibo bantu baza bwa mbere. Rero nimba narabikoze, I'm sorry for that, I know narabikoraga, ariko for that this time no nandi kuvuga ngo this time nyine hari igihe byaje kuri wowe ntabwo bikindi je narabiretse kuza kuri njyewe nuko ntabwo twabonaga telefone yanjye nyikoresha kenshi ndeba update stories zasohotse nizihe uko akazi nkora bijyanye n'iki nibiri kuri trending kuri social media uko mbivuga akazi kanjye akenshi social media ima makuru, what is happening, what will happen tomorrow, what will happen, you see, nkabandi updated. Niyo social media nyikoresha ku nyugu fiteho, banyejeho ngiye kureba inyugu ngiye kurebaho, sibyo? Ariko hari undi muntu usanga gasanga noneho we nta nyugu ufite, nta kimufitiye, nugo twiga yahahiye ko. Anyway, abantu mudukurikiye, abantu nshuti zacu mutubwire uko mubyumva mwebwe uri kumwe n'umuntu mukunzi wawe ahantu mwasohotse, ese ni byiza yuko umuntu yafata telefone cyangwa akoresha kuri WhatsApp? Okay, on our side nanjye ibyo nje nabicitseho this time, nde narabiretse, hari ukuntu nabigabanyije nubwo nagize, sibyo? Suri umugabo kubihamya 60%. Suri turacyagenda hacyari urugendo rurerure umugabo kubihamya kubera nyine ibintu byinshi mba mfite narabigabanyije. Rero on my side ntabwira abakobwa bagenzi banjye kuri side yanjye badamu ko kuri side yanjye niba uri umukobwa ukundana n'umutipe muhe time, mukunde mu gihe cyo kuganira nawe, switch off the phone cyangwa now tie switching off, put it in silent. Umuntu muri kumwe mwicaranye ahita abona ko tamuha attention. Yeah, put it in silent, bimuha value, abona ko 1 hour 30 minutes then you go back to your phone. Abona ko amuhaye agaciro kandi nawe azabikubahira. Ndabizi uzabigerageze rimwe bizaba byiza. Nimba ajya gukoresha social media uri kumwe n'umuntu mukundana, it's not good, sibyo? Nugera mu rugo take your time uzabikore cyangwa iki, ariko nuba uri kumwe n'umuntu ukunda nawe agakunda go attention, nawe nabikora muri kumwe uzambwire sheri I don't like this. Sometimes nayiga nyifata nkayitwara nkabona yarakaye di. nimba n'ubu ngubu ndi kubya understanding nimba kuko nanjye ntabwo mbikunda. Nimba rero abikora nawe utabikoze mbwira sheri wo yakanye
put the phone here so we can talk tugaganira yani ibintu bibaho mu buzima that is it ako nta kantu nyine navugagaho ko narakagabanyije none kaba kariwe ntabwo nzi ko bakoresha telefone kuri ariko nukubera ko tutabanaga ubwo buryo wambwiraga numvaga ko biri too much ariko ariko turi kumwe telefone nakoreshaga ntabwo wayikoreshaga kuko n'abandi uzi igihe nabaga ndimo ibyo ndabikubahira cyane muvuga ngo icy'ingenzi ni kimwe icy'ingenzi ni kimwe iyo tubaga turi kumwe telefone yashiraga hasi icy'ingenzi ni ikindi nta kindi wenda twabahaye inama ni yakindi mu gihe cyacyo cyangwa se ikintu mu gihe cyacyo niwo mwanzuro if you have free time go there do something like comment whatever you are doing ariko mu gihe uri mu gihe cyo kuba uri mu kintu runaka icyo kintu kibemo neza mu gihe cyacyo ugihe umwanya wacyo ibindi byose ubihe umwanya wabyo nabyo mu gihe cyabyo. Wow, urakoze cyane ndizere ko n'abantu badukurikiye The Blessing Show muraza kuduha ibitekerezo byanyu uko mubyumva maybe twebwe niko tubyumva niko twabitekerezaga namwe muratubwira Imana ibahe umugisha.